twanditse hano ngo gupfa si rimwe, iyo wavutse rimwe ni wowe ureba, ariko nshaka kukubwira ngo bya bindi tubwira abantu ngo rest in peace, nabyo reka mbivugeho. Umuntu arapfa akanya abantu bose rest in peace kuri status zose, ahantu hose rest in peace, I am so sorry. Nukuri nanjye umuntu apfuye ndababara, ariko umuntu niba apfuye atarigeze yakira Kristo, iyo rest in peace yawe I am so sorry nta hantu iri bumujyane. Ntabwo twebwe dushobora guhitiramo umuntu ahantu ajya, ntabwo ni choice cyangwa amahitamo umuntu yikorera akiri hano kuri iyi si. Ariko umuntu avuye aha yarivuruguse mu byaha, ntiyigeze yakira Kristo, noneho arapfuye, dutangire kubeshyana ngo rest in peace. Iyo rest in peace kitubeshya, impamvu nyivuzeho, twebwe iradufasha tukikonsora, tukabanga agiye rest in peace, tukabibwirana, tukumva ko turi guhumurizanya, n'uburyo bwo guhumurizanya. Ariko burya guhumurizanya mu kinyoma ni ugushukana. Burya iyo umuntu apfuye, umuntu agiye, buriya bijya bitwereka ko anytime nawe wagenda, sibyo? Ariko hagati aha, donc aha hagati niho umuntu aba akwiriye kubonera iki. Wowe ukunda ibiganiro byacu kuri televiziyo Sinai, nongeye kuguha ikaze. Niba uri mushyashya aribwo bwa mbere ufunguye iyi chaîne ya televiziyo, nguhaye ikaze cyane, ngushishikariza gukanda subscribe. Biroroshye cyane, gutyo nyine ako kantu kakweretse birahita bigufasha kwinjira mu batazigira bacikwa n'ibiganiro byacu, harimo n'iki ngiki. Liza Kamikazi, umeze neza? Nukuri ndamahoro ndashima. Uyu muhondo se bite? Ni umucyo wa Kristo buriya ndimo ndashaka kugaragaza, kubwira abantu. Nkunda ufite amabara akeye, ni gake uzambona nambaye amabara yijimye cyane cyane, amabara nka shokora, ibara ryonyine rikunda kwambara ryijimye n'umukara, ariko ubundi nkunda amabara akeye. Tonzi, ahantu uri umenye neza ko hari undi muntu watwaye ibara ryawe ry'umuhondo. Tonzi nyihangane, ndabizi n'amabara akeye rwarahize. Nawe arayakunda cyane. Hanyuma Liza, tuguhaye ikaze mu gice twakwita nk'icya kabiri. Hari igice cya mbere twe twagiranye, abantu bakunze bakomeje no gukunda n'uyu munsi. Mu murongo nk'umwe wabyakiriye gute igice cya mbere twakoze cy'ubamwa byawe bwari bwiganjemo ishimwe abantu babonye kuri Sinai? Nabyakiriye gute? Naratunguwe, nongeye gutungurwa no gukomera kw'Imana n'umugambi wayo, kuko nanjye nuko turabihuje. Ni ikiganiro tutateguye uko turi buganire, utigeze umbwira ngo tuzaganira kuki, ariko Imana yo yari ifite ibishaka kubwira abantu bayo. So muri umbaje uti wabyakiriye ute? Naratunguwe, shima Imana cyane ko idukoresha, yaba wowe nabo mukorana muri uyu murimo wa Sinai TV, nanjye nk'umukobwa wemeye gukorera Imana cyangwa umubyeyi wemeye gukorera Imana. So rero nashimye Imana ko kudutungura kwayo ishaka kutugira ibikoresho kugira ngo igira bikiza, igira bikomeza nabihumuriza. Amen. Ikaze rero mu gice cya kabiri mwese. Kira cyari igice cya mbere, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri, ariko murabona noneho tuje mu buryo budasanzwe, nta byo kwicara, ubu twese turahagaze. Inyuma ya Liza murabona inyandiko, nta bintu byo kuvugana, ubu tugiye kuvuga twandika, tusobanura, tumenya neza buri kintu ku kindi, ariko tunakirebesha ikaramu. Ubu Liza ntabwo akiri umwigisha, babaye n'umwigisha noneho unandika asobanura buri kintu cyose. Liza, tugwaye ikaze, ngira ngo reka amagambo yanjye abe make, nanjye ubundi umwigishwa uri imbere yawe. Ikimana yagushyize ku mutima uyu munsi, wavuze uti rwose hari ikimana yantegetse kubwira abantu nyuma ya ririya shimwe. Ntabwo tukizi, dufite amatsiko natwe, kandi kuri televiziyo Sinai twubaha gukora k'umwuka w'Imana kurusha ibindi bintu byose. Niyo mpamvu ayanjye nayo ntago ari wowe menshi. Ikaze cyane, nanjye nteze amatwi. Amen. Murakoze cyane. Nanjye reka Uwiteka Imana mfashe amagambo yanjye abe make, nako aburi haboneka amagambo y'Imana. Undi ukuntu muri Yeremiya havuga ngo amagambo y'Uwiteka amaze kuboneka ngo ndayamira. Nanjye ndumva nshaka ko udukurikiye amagambo agiye gusoka mu kanwa kanjye muri aka kanya ataba yanjye, ahubwo aba y'Uwiteka Imana ugiye kuvugana nawe uyu munsi, kubera ko hari icyo yagambiriye kukubwira. So ntaranavuga byinshi, reka tubanze duce bugufi imbere y'Imana, dusenge kugira ngo ibyo tugiye gukora, ibyo tugiye kuganiraho ntihaba ari jye, ahubwo Uwiteka Imana yivuganire n'abantu be. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushima muri iki gitondo cy'umugisha, twongeye gucishwa bugufi n'ineza yawe no gukomera kwawe. Urahambaye Mana, uri hejuru ya byose. Wavuga ubwiza bwawe, wavuga gukomera kwawe, wavuga imirimo yawe, urukundo ugira n'imbabazi utugirira, bwakwira bugake. Ariko muri aka kanya akira amashimwe y'abana bawe muri iki gitondo. Abazadukurikira bose igihe bazakirebera iki kiganiro, reka uwakira amashimwe yabo, abantu bose bashaka kwifatanya natwe muri aka kanya dushima Imana. Akira amashimwe yacu Mana, akira amashimwe ari mu ndiba z'imitima yacu, akira ayo tuzi twibuka, ndetse na bya bindi tutajya tunibuka cyangwa tubona ari bitoya, nabyo turabigushimiye Mana muri uyu mwanya. Reka rero uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kugira ngo ubwoko bwawe ugire icyo ububwira, uze Mwami Imana, ntihaba ari jye.
ndakwinginze Uwiteka Imana kugira ngo aka kanya mbe utariho ahubwo wowe ube muri jye. Kristo Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo uze uvugire muri jye, ukorere muri jye. Pawulo yajyaga avuga ngo ntabwo ari jye ukiriho, ngo ni Kristo muri jye, ngo nabambanywe na Kristo. Icyampa aka kanya nanjye muri aka kanya ntaba ari jye ukiriho. Ndakwinginze ngo ntaba ari jye ahubwo Kristo muri jye, aba ari wowe uvugana n'abantu bawe, aba ari wowe uhumuriza abantu bawe, aba ari wowe wigisha abantu bawe. Kristo ndaguhamagaye nongeye kwibuka ukuntu Yohana Umubatiza nawe yajyaga avuga, yaravuze ngo birakwiye ko we acishwa bugufi ngo kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Nanjye muri aka kanya ndakwinginze Uwiteka Imana ngo ncishwe bugufi cyane rwose kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, imirimo yawe ikomeye ishyirwe hejuru, amagambo yawe y'ubwenge yumvikane mu matwi y'abana bawe, mu mitima y'abana bawe bikwemo. Kandi ndasenga ngo Umwuka w'Imana abe kuri buri wese ugiye gukurikira iki kiganiro, ugikurikira kikigeraho n'uzagikurikira nyuma, igihe cyose kizumva iki kiganiro. Ndasenze ngo Umwuka w'Imana azabike icyo kiganiro mu mutima we. Ndasenze ngo amagambo yawe ugiye kubwira abantu bawe abikwe n'Umwuka wawe wera mu mitima y'abantu bawe. Ndabizi ko Satani ari umujura, akunda kutunyaga, akunda kutwiba, ariko ndasenze ngo ubutaka bugiye kwakiriza imbuto, ubutaka bwiza, ubutaka zizameramo zigakura, ubutaka zizameramo zikera imbuto nyinshi ibihumbi n'ibihumbi kubw'icyubahiro cyawe Imana isumba byose. Akanwa kanjye ndakaguhaye, amaso yanjye ndayaguhaye, uwo ndiwe wese ijwi wampaye ndariguhaye, ibiganza byanjye ndabiguhaye, brain yanjye, ubwonko bwanjye ndabuguhaye, kubaho kwanjye kose, amaguru yanjye, amarangamutima, ikindimo cyose, ibindimo byose ndabikweguriye Mwami muri aka kanya kugira ngo wikorere ibyanshishije bugufi, ibyambabaje, ibyo natsinze, ibyo natsinzwe, ibyo nzi n'ibyo ntazi byose, imbaraga nke n'imbaraga nyinshi zanjye zose muri aka kanya zishyizwe mu biganza byawe. Ubwenge bwanjye, ubuswa bwanjye byose mbishyize ku birenge byawe, mbishyize mu biganza byawe Mana. Vugana n'abantu bawe kubw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Kristo nsenze nizeye ngo Umwuka wera w'Imana aba ari uyobora, aba ari uvuga. Bisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ngo ikaze rero wowe tugiye kuganira mu mwanya, ntabwo nzi ukuri bungana, ariko ndifuza ko bitaba ibintu birebire cyane ko nshaka kurasa ku ntego. Twatangira ikiganiro cy'ubushize muzi twagiranye hano kuri Sinai TV. Ntabwo twari tuzaho kiri kwerekera kuko nisanze ndi gushima Imana mu byo yakoze mu buzima bwanjye, ariko aho ndangirije gushima Dominico yambajije ku bintu bijyanye n'ikintu kirimo kuba cyane muri no minsi, abantu bamaze kujya biyahura ari benshi tukabibona. Ambaza ati ibintu wakwibaza ko biba biterwa n'iki. Nza gusanga hariho message Imana yarayimpaye muri icyo gitondo, bibayo tuganira, ariko muribuka ko nabiganiragaho ntafite aho mbyerekanira, ngenda asa nk'ushushanya mbereka ibipfunsi n'iki. Ariko nyuma amaze gutaha ndibuka rwose ko nakomeje gushima Imana ukuntu nyine yabikoze mu buryo butunguranye ko tutabyibazaga. Ariko ngiye kuryama Mwuka w'Imana arongera araza arasuka, anyereka ko mu by'ukuri tudakwiye kurangiriza hariya iki kiganiro, ahubwo dukwiye kusa nk'abakikomezaho gato kugira ngo ibintu bisobanuke kurushaho. So rero ntatinze, murabona hano iyi tablo cyangwa se iki kibaho cy'umweru, abenshi abangana nanjye muzi ikibaho cy'umukara, ariko ubu hagezweho ibibaho by'umweru. So rero ndagira ngo tugira ibyo twiga nk'uko mubona nabishushanyijeho hano, ibyo twaganireho ubushize, iby'Umwuka w'Imana yagendaga ashyira ku mutima, noneho tubirebe bishushanyije, tubiganiraho uko Umwuka w'Imana ari buyobore. So umutwe w'amagambo uravuga ngo, cyangwa se icyo topic ishaka ko tuvuganaho cyane Umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye, iravuga ngo gupfa si rimwe iyo wavutse rimwe. Tubyumve neza icyo bishatse kuvuga, ndaza kubisobanura, ariko umutwe w'amagambo ni gupfa si rimwe iyo wavutse rimwe, ariko gupfa ni rimwe iyo wavutse bwa kabiri. Ibyo turaza kubirebamo neza bisobanuye iki. Mbere yaho murabona ko ngiye kugaragara nk'umwarimu, ndashaka kubanza gato gushimira abarimu bose badukurikiye, abana barezwe n'abarimu, umuntu wese, abantu bose tubayeho twaranyuze mu biganza by'abarimu, nubwo akenshi atari abantu dushimira kenshi cyangwa se ngo twibuke, ariko aho uri, niba uri umucuruzi, niba uri umwarimu, niba uri umuganga, ibintu byinshi dukora twanyuze mu maboko y'abarimu benshi. So twagiye rero mu kiganiro cyacu cyangwa se mu nyigisho yacu y'uyu munsi, uti kubera icyo uvuze ayo magambo ngo gupfa si rimwe iyo wavutse rimwe. Hari imvugo twakomojeho Dominique, urabyibuka imvugo twakomojeho igezweho ngo nta myaka ijana. Nta myaka ijana. We naguhaye ngaho ubushize? Wampaye 120. Yes, naguhaye 120. So ubwo nyine twarimo dushushanya, tugerageza kugira ngo tuse nk'abasobanurira ibintu. Ariko nashaka kuvuga nanone, hari indi mvugo nanone twavuze abantu bavuga ngo gupfa ni rimwe bana, abantu bagakora ibyo bishakiye, ngo on vit qu'une fois, abanyafaransa cyangwa se bazi igifaransa ngo tubaho rimwe, on vit qu'une fois, reka dukora ibyo twishakiye kuko tubaho rimwe. Ariko mu by'ukuri ko siko kuri.
ntabwo tubaho rimwe. Tugiye kubona kuri iki gishushanyo ntabwo tubaho rimwe, no gupfa si rimwe. Iyo wavutse rimwe nyine nibyo tugiye kureba. Nkuko rero mubizi, abantu bazi imibare murabizi ko hari icyo bita alpha na omega biri muri eternity. Ni ukuvuga ngo bitarangira. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze alpha ni itangiriro na omega ikaba iherezo, ariko biri muri eternity cyangwa se ubuzima bw'iherezo. Bitarangira. So nagira ngo rero mbere yuko tunajya muri iki gishushanyo cyose tutaragira n'icyo tubivugaho, tubanze dusome ibyanditswe, kuko ibyanditswe burya nibyo umuntu yagakwiye kwishingikirizaho agira icyo avuga gifatika, kuko niryo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana rivuga ko ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. So rero tugomba kubishingiraho tukabona uko dusobanura ibyo tuvuga byose. Nihagira n'ugira icyo akubwira mu by'ukuri bwabo buhanuzi cyangwa bwaba ijambo iryo ryose ridafite aho rihurira cyangwa se ridashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga, uzamenye ko uwo muntu ari gutana, kuko iyi niyo reference yacu mu bintu byose. So reka rero dusome mu gitabo cya Yohana ibice 3 umurongo ni uwa mbere kugeza kuri 21. Muri hangana nyine ni inkuru itari ngufi ariko sina ndende cyane, kandi ni inkuru iryoshye. So mubane nanjye rero tuyisoma, hanyuma mwumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, tunabiganireho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ni ibya Nikodemu. Hariho umuntu wo mu Afarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Aho ngaho uhaca akarongo niba ufite Bibiliya yawe, niba utayifite nabwo ubibike mu mutwe. Nanahasubiramo ngo nukuri ndababwira ukuri yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Umurongo wa 4 aravuga ngo Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Umurongo wa 9 aravuga ngo Nikodemu aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza ku isi, akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iki ni cyanditswe abantu benshi bazi batazi ngo cyanabwiwe nda, ariko n'uyu mugabo Nikodemu. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka. Haleluya. Utamwizera amaze gucirirwaho iteka, amaze kuricirirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ibyo bintu birababaje cyane. Reka nsubiremo umurongo wa 18. Akenshi tumenya wa 16 ariko wa 18 ntitujya dushaka kumva. Aravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye iry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare,
ko byakorewe mu Mana. Haleluya. Amen. Hari abantu benshi bakunda Kristo ariko bakavuga bati nisoka mu kigare nkatangira kumera nkariza kamikazi kubivuga abantu bazagira ngo iki, bazamvuga ngo iki, bazakeka ko nasaze se, bazakeka se ko nabaye umuturage, bazakeka ko nshaka umugabo. Donc bya bintu byose abantu bavuga ngo umuntu agiye mu warokore ngo kubera ko warashaje ashaka umugabo, ibintu abantu benshi bavuga murabizi. Ariko ntabwo ukwiye kwemera kugendana iyo ntumbi kandi Kristo ari muzima. Oya, va muri icyo kigare, va muri ubwo bwoba bwo kuvuga ngo abantu bazatekereza iki, usohokemo wemere ko Kristo ari muzima. Nuzabe muri abandi bagenda bihishe ngo babimenye ibye gusa. Turi mu gihugu gifite umudendezo kuba Kristo. Ngira ngo nkubwire ngo hari n'abantu bari mu bihugu uyu munsi bitabaho uwo mudendezo, bavuga Kristo gato bakaba barabarangije, bakabatoteza, bakabica, bakabica urubozo. Ariko twe dufite umudendezo, dufite umugisha wo kuba mu gihugu uvuga Kristo. Uyu munsi ni insengero zarongeye ziranafungura kuba afite ibyasabwe na leta. So rero duhe aka gaciro, duhuye umugisha Imana yaduhaye agaciro, nitugendere muri icyo kintu cyo kuvuga ngo Kristo turamuhishahisha. Niba wumva muri wowe ko Kristo ari umwami ubizi neza, byature ubwo buhamya bwawe, kuko ijambo ry'Imana navuga ngo they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimonies. Bivuga ngo batsindishirijwe ngo n'amaraso ya Kristo, ngo n'amagambo yo guhamya kwabo, ubuhamya bwabo. Igihe utarahamya Kristo, igihe utarashaka kubivuga, hari ahantu Satani akikuzirikiye, hari ahantu akikubitse. Sohoka muri ako kabox rero, umubwire uti Satani, you are done, ibyawe birarangiye, namenye ko Kristo ari muzima, sinongera kugendana intumbi ye kandi yarazutse. Aho turahavuye. Tumaze kumva ibijyanye no kuvuka kwa kabiri. Mwabiyumviye iyo nkuru uyu mugabo yabazaga ati se navuka bwa kabiri gute? Ariho tugiye kujya muri ya topic yacu uyu munsi, tuvuga ngo kuvuka no gupfa si rimwe iyo wavutse rimwe. Nukuvuga ngo Kristo yabyivugiye ko utaravuka bwa kabiri utazigera ubona ubwami bw'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo niba nyine waravutse rimwe, kubunyumva waravutse deja, waravutse rimwe, ariko se wigeze uvuka bwa kabiri? Uko kuvuka Kristo yabwiraga Nikodemo, kuvuka k'umwuka atari ibyo nta nubwo ari ukubatizwa, kuko hari abantu tubiganiraho cyangwa asanga umuntu avuze ngo narabatijwe. Ntabwo ari ayo mazi tuvuga, hari amazi y'umwuka wera w'Imana, ari ijambo ry'Imana rivuga ngo the living water, amazi y'ubugingo atweza akadudubiza. Yesu yadusezeranyije ko azaba nk'amasoko muri twe akadudubiza. Ese waravutse bwa kabiri koko mu mwuka? Ese wakiriye Kristo nk'umwana w'intama w'Imana mu mutima wawe, uramwemeranga kubera umwami? Aho niho turi kuganira rero. So rero niba utarahagera, utarigera uvuka, unyemerere, kuko inkuru ngufitiye aka kanya nimbi ariko ngufitiye ni nziza. Inkuru ngufitiye niba waravutse rimwe gusa, ni ukuvuga ngo no gupfa kwawe ntabwo ari rimwe, kuko nupfa uzapfa nyine iyo munsi uzapfira. Imana idufashe ariko ntuguma aho ngaho, kuko nugumaze waravutse rimwe gusa, gupfa kwawe hazazamo urupfu rw'iteka. Ni ukuvuga ngo uzapfa ariko ntabwo bizarangiriraho. Bya bindi tubwira abantu ngo rest in peace, nabyo reka mbivugeho. Umuntu arapfa akanya abantu bose rest in peace kuri status zose, ahantu hose rest in peace, I am so sorry. Nukuri nanjye umuntu apfuye ndababara. Ariko umuntu niba apfuye atarigeze yakira Kristo, iyo rest in peace yawe, I am so sorry, nta hantu iri bumujyane. Ntabwo twebwe dushobora guhitiramo umuntu ahantu ajya, ntabwo ni choice cyangwa amahitamo umuntu yikorera akiri hano kuri iyi si. So rero wowe udukurikiye, ndagira ngo ibyo bintu nigeze kubivuga ahantu birakomeye, ariko n'ubu ndacyabyumva ko bikomeye, ariko niko kuri. Reka tureke kubeshyana. Uzi ko iyo umuntu atabarutse, kuko sino gupfa, iyo umuntu yakoreye Imana, ari umuntu yabereyeho Imana agapfa, hari agahinda nyine ugira kubuza umuntu, ariko uba ufite ibyiringiro by'uko aho hantu uwo muntu ari heza, araruhutse imiruho n'imihate y'iyi si, araruhutse koko. Iyo ni rest in peace. Nta nubwo njye nakirirwa mvuga ngo rest in peace, kuko he's already resting in peace. Igeze yuko commandinga aha restinga, sigiye utegeka aho uwo muntu azaruhukira, kuko yahahisemo akiri ku isi, Imana yahamwinjije. Ibyo birasobanutse. Ariko umuntu avuye aha yarivuruguse mu byaha, ntiyigeze yakira Kristo, noneho arapfuye, dutangiye kubeshyana ngo rest in peace. Iyo rest in peace kitubeshya, impamvu nyivuzeho, twebwe iradufasha tukikonsora, tukabanga agiye rest in peace, kabibwirana, tukumva ko turi guhumurizanya, n'uburyo bwo guhumurizanya. Ariko burya guhumurizanya mu kinyoma ni ugushukana. Burya iyo umuntu apfuye, umuntu agiye, buriya bijya bitwereka ko anytime nawe wagenda, igihe icyo ari cyo cyose nawe wagenda. Dusigaye tumaze iminsi twumva inkuru z'abantu bapfa bakiri bato tutanabitekerezaga, biba bibabaje pe. Ariko kubwira abantu ngo rest in peace, ugasanga ari byo zeho nibyo byabaye hit nyine, abantu bose status amarira, tugashyiraho to broken heart, tugashyiraho amarira rest in peace. Ndakubwiza ukuri, it doesn't make any impact, nta kintu na kimwe byahindura kuko aho umuntu agiye kugenda. Ahubwo reka dukunda abantu hakiri kare, reka dukunda abantu bakiriho, tubasabire agakiza, tubingingire, tubanihire, tubaririre, barokore nimwe mbwira. Aho kugira ngo tujye tubona umuntu apfuye tangire tugira ibyo tuvuga, reka tunihire ubugingo bw'abantu batarakizwa, reka dusabire abantu batarakira Kristo. Hanyuma
nibataha bazatabaruka amahoro, kugira ngo rero ntituzababazwe n'ibyo tutakoze umuntu yamaze kugenda. Reka dukorere Imana tugifite uburyo, kandi umuntu natabaruka akatuvanwamo, tugire kuba maso, tuvuge ngo ye kana karagiye, uziko nanjye ejo nagenda, kana waragiye, uziko nanjye nagenda, ese ngiye najya. Bidukangure, biduhumura amaso, aho kugira ngo tube muri rest in peace gusa. Oya nukuri ndabibingingiye bantu b'Imana kubw'ubuntu n'imbabazi by'Imana. Sinanze ko abantu babivuga, ariko nitunabivuga tubivuge se tuzi ko ukuri kwabyo nukuhe. Hariho umuntu ntatinya kuyivugaho, nubwo kuyivuga kwanye ntacyo bihindura, kuko uwo muntu ndi bubivugeho n'ubundi yamaze kugira mu mahoro. Ahubwo duhumurize cyane abababaye, abasigaye, kuko nibo bababaje, nibo dushobora kugira icyo tubahinduraho, nibo twahumuriza, nibo twafata mu mugongo, nibo twakereka urukundo. Ariko uwagiye yamaze gucaho ndabarahiye. So tugende rero kuri iyi tableau twagiye. Hano hantu murahabona alpha, hano mukahabona omega. Iki gishushanyo kiri hano ngenda shaka gusa nk'ushushanya ubuzima bwanjye uko mbubona kugeza aho ngeze uyu munsi. Reka mbereka aho ngeze. Abakobwa ndabizi benshi ntibakunda kuvuga imyaka yabo, ariko yanjye ndayivuga. Dominique nawe yawe nawe nyitinya kuyivuga, ariko yanjye ndayivuga ikiba kibi. So okay, so bimeze bite rero? Iki gishushanyo mubona hano, uyu nguyu ni ubuzima bwanjye. Dominique yarababwiye ko ubundi amazina yanjye ni Umuhire Solange. Liza Kamikazi ni akazina nyine, nabyita akabyiniriro cyangwa ka stage. Yes, ushe twarebaga ubuzima twagerageje gushushanya bwa Dominique tumuha imyaka 120, ariko ubwanjye reka tubugeze ku myaka 100. Ndi bavuga ngo nta myaka 100 ngewe ndayifite mu izina rya Yesu ndayatu. Amen. 120 narayirebye ndavuga nzayigeraho. Karamaze kuba amenyo yashizemo. Oya 100 reka nyigereho nyiri fite, nyikorera Imana, ubundi ntabaruke gitware, sibyo? So rero dora uko bimeze. Aha ngaha murahabona ni alpha, ni ngwitangiriro hahandi mbere ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri alpha ni aho mwitangiriro nyine murahumva namwe, sibyo? Twagiye noneho ubwo hari ibintu byinshi byabaye, byinshi imyaka ibihumbi, byinshi inkuru y'Abisirayeli yose muzi, amateka y'isi yose muzi. Bwe tubishyire muri alpha, tuze no tugere mu mwaka w'1987, sibyo? Itariki ya 20 z'ukwezi kwitwa June. Yes, iyo niyo tariki yanjye navutseho. Uyu munsi naravutse day 1, wo munsi wanjye wa mbere nabayeho. Ni umunsi Imana yashyizeho nyine kugira ngo umuntu witwa Umuhire Solange uzagera akitwariza Kamikazi akaba ariko abantu bamumenye. Uwo munsi nibwo Imana yemeye ko avuka. Uwo ni umunsi wanjye wa mbere, kuvuka kwanjye kwa mbere kuba kurabaye. Okay, so wa mukobwa rero, umwana w'umukobwa aravutse, abayeho ndetse gato. Uyu mukobwa abayeho imyaka yose urayibaza. Abayeho, arakuze, yize amashuri ya primaire, yize ayisumbuye, ageze muri kaminuza, akora umuziki, aramenyekanye, arangije kuri 24 arashatse, yubatse urugo. Imana imuhaye umugisha, ikoze urugo. Ariko ubwo ubuzima abayeho, abenshi ngira ngo ubuhamya murabizi, sindi busubiremo ubuzima nabayemo. Murabuzi bamwe abagiye bakurikira ubuhamya bwanjye, utarabukurikiye ntabwo yabura habubona, ariko kuri aka kanya si byo nshaka gutindaho. Abayeho rero afite ibyo yibereyemo, azi ko Imana ibaho, aranasenga, ariko mu by'ukuri mu bintu akora ntabwo ajya avuga ngo Mana umugambi wawe nuwe ku buzima bwanjye. Abayeho kugira ngo ateze umuryango w'imbere, abayeho kugira ngo amenyekane, abayeho kubw'icyubahiro cye, abafana hari baramukunda, amaze gushaka, afite umugabo, arabyaye, ibintu biraryoshye. Yes, ariko nubwo biryoshye harimo utuntu dutandukanye twagiye tuba ahangaha hose, tugenda tuba hasi no hejuru, kuko ubuzima bw'umuntu wari wese bugenda bugira ups and downs, ibigukubita hasi n'ibisikuzamura. Ariko Imana irakomeje iramurinda. Ageze rero ku myaka 28, aho yari afite urugo, afite umugabo witwa David Wald, afite abana babiri, witwa King David n'undi mukobwa witwa Sheja Faith. Yes, ku myaka 28 uyu mukobwa ahura n'umugabo witwa Kristo. Bitari bya bindi byo kuvuga ngo ni ikigare twagiyemo, ni ibintu twagiyemo runaka. Oya, barakubitanye kabisa na amaso ku yandi.
donc afata umutima we aramufata aramukomeza aramwereka avuga ati nigiye Kristo nigiye wakubambiwe nigiye kandi ndagushaka wese sinshaka gusa ko ujye ushyira muri gahunda zawe ngo nguhe umugisha kuko nuko bari babanye nuko twari tubanye na Kristo mu by'ukuri twari tubanye musaba umugisha kandi akawutanga kuko ni gentleman ni umugabo mwisugwa neza ariko igihe kimwe kiragera aravuga ngo ndagushaka wese ndashaka umutima wawe wose ndashaka n'iryo jwi ryawe utsimbarayo kuko nashaka kumuha ibintu byose mfite nashaka kumuha umwanya wanjye ibiryo byanjye nkabimuha amarangamutima yanjye nkayamuhankirirwa ndira nirirwa ninginga ariko ikintu cyitwa ijwi naravuze ngo hoya ahangaha ntuzakoreho ku itariki 25 z'ukwa 10 2016 uwo mugabo Kristo mu gitondo kimwe cya kare mu rukerera ndi gusenga anyemeza neza kuri iryo jwi ndimuhereza kuko nicyo narisigaje ntiyabintegetse ariko yarasobanuriye mu ijambo rye mbona ko aricyo cyari gisigaye anyujije muri ya nkuru y'umusore w'umutunzi washaka gukurikira Kristo ariko Kristo yamubwira gusiga ibyo byose agahita yisubira kandi yarakoze ibyo asabwa byose ariko yamubwira ngo nagurisha ibyo byose azamukurikire umugabo akanga so aho rero Imana ishimwe ko yampaye ubuntu bwinshi burenze ubwo mugabo yari afite kuko yampaye ubuntu noneho bwo gushyira hasi n'ijwi ndarimuha guhera uwo munsi uyu mukobwa cyangwa uyu mubyeyi Eliza Kamikazi yatangiye ubuzima bwo gushakisha divine purpose umugambi Imana imufiteho atari bya bindi we yaragambiriye ashaka kuzaririmba indirimbo zikamenyekana ku isi hose ashaka kuzubaka za orphelina iyo ni imigambi myiza ushobora kugira ashaka kuzafasha abababaye ashaka kuzakora ibintu bihambaye nyine akageza umuziki w'u Rwanda ku isi hose abantu bakawumenya bakamenya ko hari ikintu cyitwa traditional music y'u Rwanda arabizi ko ndayikundaga cyane n'ubu ndacyakunda umuziki ariko Kristo yampinduriye purpose nako kuko nta purpose nani mfite ntabwo ari purpose mu by'ukuri kuko utarahura n'intego y'Imana ubu kiri gushaka ufindafinda no guterateranya Kristo rero anyihera purpose ampaye purpose ndi kubaha urugero rw'ubuhamya bwanjye ariko nawe utwumva ndagira ngo shushanya nawe utangira ushushanya ibyawe ese wowe uri ugeze nuhera ku munsi wavukiyeho ugeze ku myaka ugezeho uyu munsi bimeze bite hari aho wageze uhura n'uyu mugabo Kristo kuko ahangaha nahuye n'uyu mugabo Kristo niho habaye iki niho habaye kuvuka bwa kabiri kuko naravuze ngo byose ndabiretse ndagukurikiye nguhaye umutima wanjye nguhaye ubuzima bwanjye ngwino ubumwami utegeke wowe udukurikiye rero I want to challenge you ndashaka kugushotora ngo nkubaze aho hantu wari wahagera niba utarahagera nkaba narahageze nawe birashoboka kuko mu bantu bibona mu bantu bikunda mu bantu nari mu bambere ariko Kristo arashoboye umwemereye yagukorera ibyo nawe utazi ko wanageraho so aho rero ngiye narahageze ku bw'ubuntu bw'Imana kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ntabwo ari twe twayitoranije ngo ahubwo niyo yadutoranyije nta nahagarara hano hakagira ugira ngo ndabyirata kuba narakiriye Kristo hariho ukuntu Kristo adutoranya ariko hariho ikintu gikomeye natwe tugomba kwemera nuko amahitamo yacu Kristo mu bintu ajya akora ntajya afata abantu ku ngufu Domini hari umuntu ugeze uhura nawe yafashwe ku ngufu n'Imana ntawe ndabona sizo umuntu ugeze kumbwira ngo ariko nguzambire ngo ahantu Mwuka Wera yaguhondagura Mwuka Wera ntajya ahondagurana uwo si iyo Mwuka Wera gwa neza numujya neza ijambo ry'Imana ritugukuntu Yesu avuga ngo abantu baze bamwegera abaruke n'abaremereye ngo kuko umutwara duha ngo uroroheje numugwa neza mu mutima aroroheje mu mutima so rero nta kintu cyagushyiraho pressure cyo kugukoresha oya agwa neza nicyo kintu namuhamiriza hari byinshi namuhamiriza ariko icyo biri bimwe namuhamiriza ntabwo ari umunyagitugu ntabwo exactement utwaza abantu igitugu muramuzi ni Satani nyine kuko niwe munyagitugu ariko Imana yacu dukorera nitwaza abantu igitugu ni Imana y'imbabazi ni Imana y'ubuntu n'ubugwaneza bwinshi cyane so turakomeje rero ndagiye donc uyu munsi tuvugana hano nabivanze uyu munsi tuvugana reka tushyire hano dushyire ko hari hano ndi imyaka yanjye ndabibabwiye mwese murayimenye ntabwo muzayamwibara mugire bigizagera ku 100 so iyi myaka mpagazeho ni 34 uyu mugabo yamaze kumpa intego y'ubuzima yanyeretse impamvu yanshyiriye ku isi kandi hari impamvu duhuriyeho twese akabaho n'impamvu noneho ya buri muntu ku giti cye impamvu duhuriyeho twese reka nyikubwire nawe niba utarayimenya twashyirana ku isi kugira ngo turamye Imana tuyiheshe icyubahiro tuyiheshe ikuzo nta n'ikindi ibintu byose dukora niba ku munota wa nyuma niba at the end of the day utareba ngo uvuge ngo wahesheje Imana icyubahiro you are out of the purpose of God uri hanze deja y'umugambi n'intego Imana ifite ku buzima bwawe ibintu byose dukora biba bigomba
yaba kurera abana Imana yaduhaye, yaba kwita ku bagabo Imana yaduhaye, yaba gukunda abantu, byose biba bigomba kuba iherezo ryabyo cyangwa se ikigamijwe ari uguhesha Imana icyubahiro. Yes. So rero nguko twabibonye gejeje ahangaha turi kuvugana, ibiri imbere simbizi, ariko icyo mpamya cyo aka kanya nuko namaze kumenya ko umugambi Imana ifiteho muzi wo kwihesha icyubahiro, ariko nkabanzi none n'ibindi biri specific nakora nkanjye nk'umuntu Imana igenda inyoboramo ikambwira ati nk'urugero ndashaka ko ijwi ryawe ririndirimbira ririmba indirimbo ziramye zihimbaza Imana. Ikindi kambwira iti ndashaka gukora ikiganiro runaka kuri televiziyo, abamaze kugikurikira mwarakibonye heart to heart, iyo nindi purpose Imana yashyiriyeho hano ku isi igenda inyereka n'ibindi. So ibiri hano imbere rero muri hagati ya 34 n'imyaka 100 ni byinshi kandi simbizi, hari ibyo nzi ariko hari n'ibyo ntarabona, kuko Imana mu gukora kwayo mu buhangange bwayo ntabwo igiduha ibintu byose icyarimwe, ntabwo igikubwira ngo bizagenda gutya nugera oya, hari detayi yisigariza kubera ko nyine ikeneye ko tugira ukwizera. Yaramutse bitubwiye byose kwizera ntabwo twaba tukigukeneye, nubwo twakongera kuyishaka. Exactement. Twakirara ko banga ibintu byose nzuko bizagenda. Oya, ishaka ko dukomeza tukayishaka mu maso yacu, tugakomeza mbese tuyishakisha, bisa nkaho isa nk'iyihisha ukuntu kugira ngo dushakishe ubwo bwiza bwayo, dushakishe umugambi wayo ku buzima bwayo. Niyo mpamvu ubuzima bw'umukristo ari ubuzima bugomba guhora bukura bushakisha Imana. So rero ibyizakora imbere nibizi. Igishimishije cyane mu mutima wanjye uyu munsi nuko ibyo nkora niyo nabananiwe gute, nibyo byagenze gute, hari igihe nkora nkananirwa ariko njya kuryama numva umutima uryohewe, nkavuga ngo Mana urakoze ko uyu munsi wampaye amahirwe yo kugukorera, urakoze ko uyu munsi wampaye amahirwe yo gukora icyo wandemeye. Apana bya bindi navuga ngo niro nagiye kuri stage wahatwitse nkuko bavuga uyu munsi, ariko natana ajya kuryama nkumva mu mutima hari icyo nakoze. Ese hari ubuzima bw'umuntu bwahindutse? Ese hari umuntu waje afite ibyiringiro bike ukaba ubimusubije? Ariko uyu munsi ndaryama nkavuga bitavuze ko ubuzima bwose nta kibazo nahura nacyo, ariko kubaho uzi ko Imana yagushyiriye ku isi nukuvuga ngo hari andi mahoro bitanga, hari undi mudendezo bitanga, ku buryo hari ibintu nzi ko ntashobora gukora, hari ibintu umuntu azahamagara gukora nkabwira I'm sorry ntabwo ibyo ndibikore kuko nzi nyine aho ngana. So ndashaka ngo iyi ngiyi nabahaga n'urugero rwanjye, ngeze rero ku myaka 100 ibyo nzakora harimo heart to heart, hari ibintu byinshi heart to heart Imana igenda inyereka izakora, si ikiganiro gusa, uzagenda bibona uko Imana izagenda ibigaragaza n'ibindi kurera abana Imana yampaye, gukunda umugabo wanjye, gukunda inshuti, ibintu byinshi Imana yangeneye. Nagera ku myaka 100 yanjye uguteka uko Imana izabishaka niyibizi, ariko twafashe imyaka 100 kandi nzi ko Imana yitanganya, numva abantu bageze no kuri 105 100 ndatashye n'umukecuru wakoreye Imana meze neza cyane, mfite imvi z'uruhare baziza gw'icyari z'uruyenzi. Yes, imvi z'uruyenzi zatanye no kuza kamwe ndagiye kumva iz'uruyenzi ndatashye. Icyo bavuga ngo umuntu ngo arapfuye ngo rest in peace, ndatabarutse nshuti zanjye, nzaba ntabarutse, ndatabarutse sanze data wampamagaye, sanze data nakoreye, turuhutse imiruho n'imihati. Noneho nyuma yaho ibyo ntari butindeho cyane ni za doctrine cyangwa se theology abantu bamwe bataranumvikanaho. Donc biranashoboka ko muri imyaka 100 itaranagera Kristo ashobora kugaruka n'uyu munsi yaza aje, nzi kuko byagenda. Urabizi Dominique, abantu twagira dute tukabona abari barapfuye bafite kwizera, tukabona bazamuka tukazamukana nabo tukaba turagiye. Wow, mbega ibintu byaba ari byiza. Ibazeje nk'aka kanya turi kuri Sinai. Anyway, ibyo ni ibintu bishoboka kuko Kristo yarabyivugiye ko azaza nk'umujura n'igihe tutazi twese. So aramutse aje rero anytime from now, I am so ready. And Dominique and ndabizi ko nawe witeguye nawe, we are so ready. Ariko igihe ataraza turacyashakisha uko twakorera nta nubwo ari ibihembo, twakora uko dushoboye kugira ngo ntituzagende twenyine. Niyo mpamvu n'ikiganiro turi kugikora kugira ngo aramutse aje asange hari abandi twazanye, asange hari abandi tunyaze Satani, kandi asange papasi yacu twaramaze. Yes, tuyirimo, donc tukigenda azasange tugihagaze aho yaduhagaritse. Yes, so tugezeyo rero murabyumva, twinjiye muri eternal life, mu buzima bugira ate buzira iherezo, muri omega, donc rya herezo ritarangira, muri twinjiye muri eternal life, mu buzima butagira iherezo. So ibi ni kuri jewe nawe undukurikira wakiriye Kristo, ufite uko wabishushanya. Ariko wadukurikiye udafite Kristo, utarigeze umwimika nk'umwami wawe, ndashaka kubwira ko iyi nkuru, donc uyu murongo wa mbere twanditse hano ngo gupfa si rimwe, iyo wavutse rimwe ni wowe ureba, ariko nshaka kukubwira ngo amahirwe nawe aracyahari. Gupfa si rimwe, uramutse upfuye ntibyaba ari rimwe kuko wazapfa iteka ryose, icyo bita ngo to perish, you will be perishing. Ariko ndasenga ari no mpamvu ikiganiro twagikoze kugira ngo you don't perish, ahubwo uzahabwa ubugingo bw'iteka. Uzabuhabwa ute? Twabyiyumviye nuko akira Kristo. Reka ndasoma ikindi cyanditswe. So abandi rero abana b'Imana twakurikiye muzaho mujya,
iyo wavutse bwa kabiri ngo bigenda gute? Gupfa ni rimwe risa si no gupfa, ni nka transition, ni nko kuva ahantu hamwe ujya ahandi, ni nko kuba uri muri iki cyumba ukinjira mu kindi ariko noneho cy'ubwiza budasanzwe. So tubyumvikanyeho ibyo Dominique? Cyane rwose. Nawe ureba rero nizere ko tubyumvikanyeho. Bahati bimeze biti? Nawe ndabona wabyumvise neza. Yes. So rero ndashaka ngo turebe noneho, urumva umuntu utarigeze, wa muntu twarebeye aha ngaha twahereho bwa mbere, kuko ni nawe nshaka kubwira cyane. Uri hano ndashaka uri hano utazapfa bwa kabiri, ndashaka ko agira iyo assurance, kuko hari abantu bahora bumva ko ndakora iki kugira ngo nakire ubugingo bw'iteka, ndakora iki. Kristo niwe mufite arabyivugira ngo mbaho ubugingo bw'iteka, ngo kandi bizo ntamazanye ngo ntawagira ate, nawe azivunura mu kaboko kanje. So gira umutuzo, gira umudendezo. Satani abashaka ngo duhore tutazi niba twarakijijwe, ariko niba ubizi ko wakijijwe urabufite, anytime ugiye watabaruka neza pe, kugeza igihe Kristo nyine azaza gutwara intama ze, tukazatunganyirizwa twese icyarimwe. Ndumva hari cyane kibivuga ngo nibaratunganywa tutarahagera. So wa muntu utarakiriye Kristo, ndashaka ngo amenye ko bimwe twavuze ko gufata ari rimwe nyine kuri we, ariko afite amahirwe ko yakira Kristo, kandi nyuma yo gusoza turamuha amahirwe yo kwakira Kristo. Hanyuma tumenye nanone, twibuke ko mbere na nyuma yo kuvuka k'umuntu, urabona kuvuka kwanjye kwari hano no gutabaruka kwanjye kuri aha, mbere na nyuma yabyo harimo icyo bita ubuziraherezo, harimo eternal life, sibyo? Ariko hagati aha, donc aha hagati niho umuntu aba akwiriye kubonera iki purpose, umugambi w'Imana ku buzima bwe. Aha hagati ntabwo ukwiye kuhaba uko wishakiye. Donc hari ubuziraherezo buri aha n'ubuziraherezo buri hano, ariko hano hagati ukwiye kuhamenyera umugambi w'Imana. Hari abagira Imana bakawumenya bakiri kare, bakavuka wenda bagafukira mu muryango wa Gikristo ukomeye, bakabatoza Imana hakiri kare, basanga umwana ku myaka 9 aramenya Imana, cyangwa 10 wambwe 12 ukabamenya Imana. Ngiye dore ukuntu nakererewe, ndaje urabona imyaka nakererewe yose 16. Urumva? So ndagira ngo rero turebe, urabona ukuntu hari abantu bashobora kuba uyu munsi yaravutse na Kristo, ndashaka ko namwakiriye, ariko aracyari mu Kigali cyuko yakiriye Kristo, ariko ntari gushaka intego. Aha ngaha ntarahagera. Intego y'Imana irihe? Intego y'Imana ku buzima bwawe ni iyihe? We murokore tuvugana, ese intego y'Imana ku buzima bwawe ni iyihe? So ngo tumaze kubireba rero, hagati yo kuvuka kwawe no gutabaruka kwawe, cyangwa se icyo abantu bavuga ko umuntu yapfuye, harimo umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ntabwo uri hano nk'impanuka. Iyo urebye mu gitabo cya Yeremiya, Imana yaramwishyuriye, imubwira ko ngo yamumenye atarawe urusoro mu nda ya mama we, iramweze, iramutunganya, hari umugambi yari mufiteho. Ariko yageze igihe ishaka ko nawe abimenya ko hari umugambi Imana imufiteho, kandi akawugenderamo. Ashaka no gushaka ama excuse cyangwa se impamvu aravuga ngo ndacyari muto, sinzi kuvuga ibi n'ibi byose. Ariko Imana iramubwira iti gufiteho umugambi kandi muhindura umuhanuzi ukomeye cyane. Muramuzi Yeremiya mu gitabo cy'ijambo ry'Imana. So rero nagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi menya ngo hagati yo kuvuka kwawe n'igihe uzavira kuri iyi si harimo umugambi w'Imana. Niba utawuzi ubushake ubumenye, menya ngo Imana yagushyiriye hano ku isi kubera iki. Twakivuze icyo dufite nk'umugambi twese rusange, icyo twese yadushyiriye hano, twese hamwe tukwiye kubibiremwa bihimbaza Imana. Erega ngo n'ibyaremwe birahimbaza, n'imisozi n'ibintu byose byaremwe bigaragaza gukomera kw'Imana. Inyenyeri, ibintu byose bihinda ku isi bigaragaza icyubahiro cy'Imana. Natwe rero twaremwe kugira ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana. Icyo ni umugambi rusange twese duhuriyeho, ariko hakabaho n'umugambi uri personal cyangwa se wihariye Imana igufiteho. So niba rero utarawumenya nshuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo uwushakishe. Shaka Imana, uyisenge, uyegere, uyisiganuze, uyibaze, izakubwira pe. Ntabwo ndi bukubwire ngo bizafata igihe kingana gute, kuko Imana igira gahunda zayo nyine. n'Imana ikora ibintu uko ibishatse. Ariko ndagushotoye, ndakubwira ngo niba uyu munsi ubayeho mu kajagari, ubayeho wenda warakiriye na Kristo ariko nta mugambi w'Imana uzi ku buzima bwawe, ushakisha ubumenye. Niba none nta na Kristo ufite, aho birakaze cyane, ukeneye kwakira Kristo, hanyuma ukamusaba kuguhishurira ngo ni igiki yagushyira no kwisi. Kuko ntabwo tubayeho nk'abantu bidedembya gutya bose bagenda gusa nkaho oya. Icyo ni ikinyoma cya Satani. Niwe utubwira ngo turi hano nka for fun. Hari indirimbo ndi gukora mu Misiri imbere nzayibasohorera. Turi hano kubera ko hariho umukoro tugomba gusohoza. We are here for an assignment. Buri wese afitiye. Abize mu mashuri murabizi ko mwarimu agira cyakabaha umukoro buri wese ajya gukora. So nawe ufite umukoro wawe. Ibaze rero kuba waburi hano ufite umukoro utanazi ko ufite, utanazi wariwo, abandi barawumenye bari kugukora. Urumva bitababaje? Yes, adufashe rero gusobanukirwa uwo mukoro. Hanyuma ikindi kintu nshaka kukwibutsa, icyo nshaka kukwibutsa aho dukurikiye, nuko ikintu cy'ingenzi cyangwa gikomeye ntabwo ari uko watangiye.
ahubwo ni uko uzasoza. Icyo kintu kirakomeye nkikubwira nanjye ndakibwira. What matters the most, reka bivuge mu cyongereza kuko niho nukumva uremere bwabyo ndabizikora abadukurikira bumva icyongereza ndaza no kubisemura. What matters the most is not how you started, is not how you start, but is how you finish. Murabizi abo mujya mubona bakora amarushanwa yo kwiruka n'iki byose cyangwa andi marushanwa yari yo yose, icyambere si uko watangiye neza. Hari abantu benshi cyane cyane abiruka, hari igihe bakitangira ubona umuntu yabanikiriye ari imbere, ariko byajya kuri finali ugasanga umuntu utigeze uranatekereza niwe uje imbere. Aho mbwira abarokore bagenzi banjye mbabwira ngo ijambo ry'Imana ubwacyo rirabitwibwira ko ngo abambere bazaba iki, abanyuma. Uteka turinde kuba muri abo banyuma. Maze kugenda mbibona kenshi abarokore, hari ukuntu umuntu akizwa, narabibonye ndababara cyane hano rwose, ndababara ndekana nabivuge. Umugabo witwa Bulldog arakizwa, arabivuga ko ashaka kwakiriye Kristo, ariko abarokore barahagarara barahaguruka, rega intambara barayishoza. Ngo uyu muntu ngo ntabwo yakizwa, ngo ntabwo reka turere, reka tubitega amaso, bamutega iminsi. Ayo magambo yanyu se mwari muzi ko arema? Ibyo muzabona byose muzamenye ko bari imbuto z'amagambo mwabibye. Ariko mbinyiga ngo kuko mufite rwa rurimi mwakoresheje munabibi byiza. Mwature ko uwo muntu azakorera Imana, mwature ko nabandi bazavayo, ni mwature ko iki gihugu cy'u Rwanda kizabona Imana kuko niko kuri. Ni mwature ko iki gihugu cy'u Rwanda kizakorera Imana, ni mwature ko urubyiruko rw'u Rwanda ari urw'Imana aho gukora turuvuma. Tuvuga ngo abana b'umunsi baraniranye, hoya na aba Kristo reka tubabohoze. So nari mvuga rero ku cyo cyuko uko utangiye si cyo kingenzi, ahubwo kuzarangiza. Of course bikenera ko harabugira ugatangira neza winjiye muri Kristo, ariko hari utangira umunyantege nke. Ariko izo ntege nke zawe nizo Kristo ajya akoreramo, aravuga ngo my power is made perfect, perfect in your weakness. Ngo imbaraga zanjye zigaragarira cyane mu ntege nke zawe. Ngo kandi my grace ngo is sufficient for you. Ngo ubuntu bwanjye ngo buragize gute, buraguhagije. So birashoboka ko ushobora kubumva uri mu ntege nke, ariko nawe ndagukomeza nkubwira ngo tangira no muri izo ntege nke zawe. Icy'ingenzi ni ukuzasoza neza, icy'ingenzi ni ukuzava hano ugatabaruka gitore. Umunsi wagiye abantu nibasigare bavuga ngo mana yanyu nabigenze, hoya n'abavuga za rest in peace nibazivuga bafite doubt ari zo gupostinga gusa. Nihatagira no postinga, umuntu wese azabaza ukuri, azabavuga ngo we don't even need to post. Ntabwo dukeneye no gupostinga kuko tuzi aho uyu muntu agiye, you know, kuko at the end of the day cyangwa se ibintu byose twabivuze, icy'ingenzi ni ukuri. Ibi twa postinga dore ko uyu munsi hagezweho social media kurusha ibintu byose, sibyo by'ingenzi, ahubwo ukuri ni ukuhi. Wowe twumva akakanya uhagaze he? Ndashaka rero kuvugana n'umuntu wadukurikiye akaba atarigera yakira Kristo. Yemera dusengane, wowe wumva ushaka ko Kristo nawe kubera umwami wabyumva icyo bisaba, nta kintu kubyatuza akanwa kawe, sinsubiraho amagambo menshi, ahubwo nyemerera dusengane. Senga usubiremo nanjye, ibyo mvuga wumva ubyizeye ubisubiremo, ibyo mvuga wumva bikomeye bikurenze cyangwa se utabyakira neza ubyihorere, ariko Uwiteka aduhana umugisha. Amen. Data mwiza, nongeye kugushimira urukundo rwawe. Ngushimiye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo agapfa urupfu rubi ku musaraba, agashinyagurirwa, akicwa, abambanywe n'abambuzi kugira ngo njyewe mbamburwe. Warakoze Kristo ko wampfiriye, warakoze Kristo ko wacunguye ubugingo bwanjye. Uyu munsi ibyaha byanjye byose ndabyanze, byose ubimbabarire mwami Yesu. Nyemerera amaraso yawe Kristo abihanagure byose, abikureho. Uyu munsi data, andika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi Kristo ndi uwawe. Ndakwimitse nk'umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Nguhaye ibyo mfite byose, nguhaye ibyanjye byose, nguhaye ibingize byose, ngo umbere umwami n'umucunguzi. Untegeke, unyobore. Nyuzuza data umwuka wawe wera, maze anyobore, anyigishe, ankomeze,
agendane nanjye ubuzima bwanjye bwose kugeza igihe nzakubona amaso ku yandi. Urakoze Yesu, urakoze Data. Byose mbisenze byizeye mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka Wera. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha wowe twabanye muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha wowe wakiriye Kristo muri aka kanya. Ndakubwiza ukuri ko ari cyo cyemezo gikomeye wafashe mu buzima bwawe. Niba waranashatse ukafite umugabo, ndakubwira ko iki cyemezo kirutaho kurusha gukomera, kuko ni icyemezo aho niho ruzingiye ubuzima bwawe, niho buzingiye. Icyemezo cyiza, winjiye mu muryango w'abana b'Imana, nta kindi bigusaba, ubura umwana w'Imana. Nkugira inama rero ngo icyambere mbere ko mugira inama nguhaye karibu, nguhaye ikaze nk'umwe mu bana b'Imana, nihaye uburenganzira bwo kuguha ikaze mu muryango mugari w'abana b'Imana ku isi wose. Mu bana b'Imana uhawe ikaze, uhawe karibu. Icyo rero usabwa uyu munsi ni ugutangira nawe kugendana n'Imana umunsi ku wundi, ni ugutangira gusoma ijambo ryayo, ni ugutangira gushaka ahantu mu itorero runaka uzi rya gikristo wabarizwa, ukahashingira imizi, ukahakurira, ukarerwa nk'umwana, nk'uko umwana wese, kuko buravutse bwa kabiri. Kandi umuntu wese yavutse, umwana yavutse mu buzima busanzwe agira ibyo akenera, akenera amashereka. Akenera iki? Amashereka rero ukeneye ni ijambo ry'Imana. Mwuka w'Imana deja ni nk'ingwate twahawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubu deja uramufite Mwuka w'Imana. So rero icyo nkubwira ni iki: komeza urugendo utangiye, kandi shira amangu bibwire n'abantu, bibwira abantu ko wakiriye Kristo. Shakisha mu bantu uzi inshuti zawe umuntu waba uzi w'umukristo uri serieux. Shaka umukristo urebaho nawe ukavuga uti uriya muntu yera imbuto nziza nkurikije imigendereye. Umwegere, umubwire ko wafashe icyo cyemezo, agufashe muri urwo rugendo rwo gukurikira Imana. Ni urugendo runini rubamo ibintu byinshi, ariko ni urugendo utazicuza ko winjiyemo. Ubu Satani araguhombye deja, araguhombye nawe abimenya aho tuvugira aha. Satani urabizi ko aba bantu urabahombye. Kristo ushimwe ko aba bantu ari abawe ukabubagaruje. So rero wowe shakisha itorero, soma ijambo ry'Imana, shakisha ukuntu wegerana n'abantu. Donc bishobora no kugusaba, sinkubwira ngo wanga abantu mwagendanaga, ariko kubera ko hari ibigare runaka bijya bifata abantu, cyane cyane wenda tuvuge nk'urugero rw'ikigare cy'abantu banywa ibiyobyabwenge. Niba abo bantu bagenderamo byanze bikunze, kuko ukivuka uri akabebe, nukomeza gutsindana nabo, hari ukuntu bashobora kurusha imbaraga, ugasanga Kristo wari wakiriye baramupfukiranye. Ariko nakubwira ngo niba ngombwa kuhindura ikigare, gihindure, ntacyo uzatakaza. Imana igufitiye izindi nshuti nyinshi nziza no kurusha izo ngizo. Ntabwo urazizi, ariko uzazibona kandi uzazishimira. So be serious, baseruye mu cyemezo ufashe, wibijenjeka. Hanyuma inkuru nziza yindi ngufitiye nuko binyuze mu murimo w'Imana dukora wa heart to heart, hariho impano tugenera abantu bakiriye Kristo, ndetse n'abakiriye ubushize muri iki kiganiro sinigeze nibuka kubivuga. Hari impano tubagenera, kandi izo mpano hatagira ubyirukira agira ngo ni amafaranga cyangwa se ibindi bintu. Oya, ni impano harimo udutabo, harimo ibintu bigufasha nk'umuntu winjiye mu muryango w'abana b'Imana, urugendo winjiyemo byagufasha kurugendamo. Sindi buvuge details zabyo, ariko utwandikire. Hari nimero dufite ya heart to heart, ntabwo ari nimero yanjye utazayihamagara ukabona simwita ukajya ngo oya, nanjye hari igihe telefone njya nyikoresha, ariko ni ya heart to heart nk'umurimo w'Imana. So ikiganiro dukora ku televiziyo abamwe barakizi. Nagira ngo rero niba wakiriye Kristo uyu munsi, ukaba wumva koko uri serieux, ndagira ngo uzatwandikire kuri nimero ngiye kubaha, noneho tukugezeho izo mpano. Hari n'ukuntu dushobora kumenya uko twagukurikirana, inama twakugira bitewe n'ibyo twaganira. Hari abantu bagenzi banjye batandukanye bamfasha muri uwo murimo. Reka mbabwire nimero rero. Nimero ni 0786 0372 26. Reka nzisubiremo: 0786 0372 26. Iyo niyo nimero ya heart to heart. Wakiriye Kristo, ushaka ngo tukugezeho izo mpano zagufasha mu rugendo rwa gikristo, uzatwandikire. Mbasaba umugisha ku Mana, Uwiteka abaho umugisha. Kandi nshimiye na Sinai TV yamaye amahirwe yo gukorera Imana. Kandi nibwira ngo umuntu twatangiranye akivuga yamvuga ngo na myaka 100 gupfa ni rimwe, nizere ko aho hantu wahavuye. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Nakoze cyane mwese abo twabanye, abo twatangiranye. Nizera ko mwasobanukiwe neza ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe kuwubamo ubifitemo uruhare. Ntabwo izabizana ku tegeko, birasaba ko nawe ushyiraho ubushaka, ukabona ko koko
ubikeneye ntabwo ndi buvuge byinshi mwabisonoke mufasha muri hirya no hino dushimire Liza Kamikazi cyangwa se Umuyire Solange wemeye gukoreshwa n'Imana akatugezaho iki gishushanyo nizera ko hari icyo gigufashije mu buzima bwawe. Liza turagushimiye cyane kandi uhawe ikaze n'ikindi gihe umwuka azakubyiga ntuzategereze ko aguhana uzagihita ibaze rero uvuye hano agatangira agasuka kandi yabikora nuguhita dukata tukagaruka kuko nicyo twiyemeje. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha namwe wese aho muri twizera ko mwaguwe neza. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha reka tuvuge ngo shalom 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 shalom.